gufata rero kuba rusakumba ukapfa gufata abantu bose babonye abantu bari gusimbagurika mu nsengero bakumva kuko ariko ibintu bimera nibwo umuntu bamudubika mu mazi hasigaye agatangira agasara agasakura stress zigahaguruka bamwe ngo babyise stress hari umuntu twari turi kuganira mu mwanya arambwira ati burya ngo abantu bajya gusenga basigaye bafatwa nk'abarwayi stress ngo hano mu Burayi ngo hari ibitabo byanditsemo ko abantu bajya gusenga ati buriya ari ibimenyetso ngo bya stress ariko ababivuga ngira ngo bashingira ku myifatire y'abantu babona ariko iyo myifatire ituruka kuba batarahuguwe batarigishijwe ngo bamenye uko umukristo nyamukristo akwiye kwifata yewe n'umuntu uyobowe n'umwuka w'Imana umuntu ufite uwo mwuka w'Imana umuntu wuzuye umwuka w'Imana agira imyifatire agomba kuranga mu bantu ntago umuntu uri wuzuye umwuka w'Imana ari wo gusaragurika n'uwo kurwana n'abantu bari kumubatiza ese ahubwo umuntu utangiye kurwanira mu mazi muri gutekereza ko nava mu mazi biragenda bite uyu kabanda rero yabatije abantu nabyo ibintu bimeze nk'agahumamunwa abantu bakava mu mazi bari kuvuza induru abandi bari kugongera abandi bari kwabira abandi bari guhebeba abandi bari gutera mbanda amazi ibyo byose ngo bikitirirwa umwuka wera reka rero iki kintu bita grace ministry cyangwa se ikintu bita grace room ministry iki kintu urumuri wateye itoroshi uyu mwotso ntuhagararira ahangaha gusa ukomereze n'ahandi hose hari cyari ahantu hagifite ibibazo hakeneye gukandwa uyu mwotso wakojejwe kuri grace room ministry ntuhagararira ahangaha muri make urumuri ruri kumurika ntiruhagararire gusa kuri grace room ministry rukomeza umwijima uracyari mwinshi ugose abantu bahejejwe mu henebere n'abashaka kubagira ingaruzwa muheto abantu bagizwe ingaruzwa muheto n'aba bintu biyisa bavuga butumwa aba abantu bagizwe ingaruzwa muheto n'abantu bavuga kuko ngo buzuye umwuka w'Imana bigenda bite kugira ngo umuntu bavuge ngo ari kubatizwa ari kurwana n'abamubatiza aba bantu banyura mu cyanzu aba bantu batangiriye ibintu mu kinyoma cyo kwigwizaho imitungo ya rubanda cyane cyane abanyantege nkeya ku by'Imana aba bantu bashinga ibi bintu reka mbabwire uyu rero ibyo bakoresha byose bagwisha ku rufaranga no kubitangaza muzatinya abantu bavuga ibintu byose berekeza ku rufaranga kandi rubazaho rutajya kuri rubanda bavuga ngo ubanze ubahe ngo ubone ko nawe ubona ngo banze ubahe babanze barye bahage ngo noneho ngo nibasagura ngo nawe urabona abo bantu uzabitondera bagenda mu mamodoka meza bategeka uko abantu bagomba kwambara numvishije kuko nyine ngo muri icyo giterane birababaje kubona umuntu ufite diplome umuntu ufite universitaire umuntu w'umuganga w'umudokiteri umuntu w'umucamanza umuntu w'umusirikare ariko ujya hariya umuntu mu by'ukuri udafite na humanite cyangwa se uyifite ariko udafite formation ihagije ariko kugaragura hariya uri kwigaragura ngo wuzuye umwuka wera ndabasohoje rero bakunze bane Kwabiri TV ngira ngo nongeye kugaruka mu kiganiro nk'uko nabibasezeranije mu kiganiro cyaraye gitambutse turi mu makuru rero y'abantu bamaze konona umurimo w'Imana nkunda kubabwira bati buriya umugezi w'isuri urisiba dutangiranye rero n'iyi ndirimbo tuvuga tutari ko uko byagenda kose nubwo bamwe bari kwijujuta ariko aho tugeze ni heza ejo nandi kubagezaho ikiganiro cyo witwa Pasteur Kabanda Julienne rimwe na rimwe bamwe bari gutaka abandi bakavuga cyakora we ntabwo aragira icyo avuga kubiri kuba kwivuga butumwa yakoraga uretse kuko nyene amakuru ariho aragaragaza kuko mu by'ukuri ivuga butumwa yakoraga ryari vuga butumwa ryo kwibazwaho ndetse bamwe bari batangiye kurivugaho amagambo menshi rero nanjye nakomeze kureba ndavuga ati ariko yari afite kiriya kintu bita ngo ni Grace Room Ministries icyo kintu rero abantu benshi buriya abantu bagenda bavuga ibintu ariko ugasanga mu by'ukuri ibintu bavuga rimwe na rimwe ntago biba biri no ku mutima
ndetse abantu baranibaza atari ku bundi iki kintu bita Grace Ministries gitumye kimugeza aho agejeje ahangaha. Abantu benshi unabizi ko mu minsi iri imbere bari baramwadukiriye ndetse baravuga bati bamwe bakamwita ngo ni umukozi wa Satani. Amakuru ndetse yigeze gucaracara avuga kuko abagenzacyaha bagiye kubyinjiramo bagakurikirana ngo umuntu wari wakoresheje imvugo nyandagazi. Ntabwo nzi ikintu bari bashingiyeho, ariko reka mbabwire, y'ikintu cyatangiriye ku kinyoma kinarundukira mu kinyoma, kandi burya ngo ikinyoma kirazinduka ariko ntabwo gishobora gutanga ukuri. Ikinyoma kigomba kuzinduka ariko ntabwo gishobora gutanga ukuri. Burya rero koko Grace Room, icyo kintu rero bite nacyo ngo ni Grace Room, nacyo ngo gishobora kuba cyaratangiriye mu kinyoma. Ubwo rero urumva niba icyo kintu bita Grace Room, kuko amakuru tunagiye ejo naribajije ikibazo gikomeye ndabaza, ariko nari mfite inkuru ituzuye. Ubu mbazaniye inkuru yuzuye rero, kuko ejo naribajije ikibazo mbese gusenga byaba bimaze kuba ikibazo mu bantu, ariko nari mfite amakuru atuzuye. Ubu rero mbazaniye amakuru yuzuye, ndagira ngo mbabwire ukuntu ibintu bimeze. Uyu wiyise umuvugabutumwa kuko burya ngo ntabwo ari n'umupasiteri, ahubwo amakuru naje gukusanya cyangwa se namenye nuko buriya ngo yagenderaga ku izina ry'umugabo we, ariko nawe utamwemerera ko kiriya kintu cyitwa ngo Grace Room Ministry kidakorera mu rusengero rw'umugabo. Ngo umugabo we rero we akaba ashobora kuba afite ibyemezo bimwemerera kuba yakora umurimo w'Imana. Ariko reka mbabwire, muri iyi nzira y'ivugabutumwa harimo amanyanga ateye ubwoba. Niba ari ugushakisha amafaranga, niba ari ubutubuzi, niba ari ubutekamutwe, kandi bakagerageza bagashakisha inzira zose ku buryo n'amategeko bayaca muri humwe. Barakoresha inzira, ariko ubundi abantu bakujuje ibisabwa, ahasigaye niba ari amashuri asabwa kugira ngo umuntu avuge ubutumwa kuko abifitiye ubumenyi, abantu bagahaguruka bakajya ku ishuri. Niba ari ukugira ngo buzuze ibyangombwa, abantu bagahaguruka bakareba ibyo amategeko abasaba akabyuza, aho kugira ngo bakore amanyanga cyangwa se batekereze ko bazanyurira mu cyanzu. Abantu benshi rero bashatse guhondanisha abadamu babiri, uyu bita Minyoni ndetse ngo n'uyu Kabanda, ngo kandi bose bakora ibyo bintu bimeze nk'ivugabutumwa, ngo ariko batanabifitiye ibyangombwa. Uretse ko ngo witwa Minyoni we ngo afite uko yabikoze, we ngo afite uko ashobora kuba yarabikoze, noneho amaze kubikora gutyo we bisa nkaho bimuhira kuko afite uburyo ki yabinyujijemo, ubonye amategeko atangiye kumugora. Kuko buriya ngo aba bantu bose yaba Minyoni ndetse n'uwo Kabanda, dore ko bari kuvuga ko ibibazo byabo bisa nkaho biri kugonganira mu nzira, ndetse bamwe bakavuga bati aho ntabwo yaba ari ikarita iri kuri y'iyindi, ariko ntabwo ariko ibintu bimeze. Abandi ibintu bashobora kuba bari kubisobanura uko bitameze, ahubwo umurika urumuri rukaba rutangiye kwinjirana umwijima. Reka ngewe ikiganiro ndi kubona ari urumuri rwatangiye kwinjirana umwijima. None se niba ibi bintu byagiye bitangira mu buryo bw'ikinyoma, reka mbabwira, buriya umuntu uwo bitaga ngo ni Pastor Kabanda Julienne ndetse n'uwo bita Minyoni, aba bantu bose ntabwo bigeze biga ivugabutumwa, ntabwo bigeze bafata n'umwaka umwe ngo bagende bige ku ishuri ryemewe ivugabutumwa. Twagiye dukora uko dushoboye, tugahaguruka tugata ingo tukagenda kwiga ijambo ry'Imana, kubera ko twumvaga dufite uwo muhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza. Tukagenda tukarara Rwandami, tukagenda tugasoma Bibiliya, tukiga amateka ya Bibiliya, tukiga uburyo ki umuntu akwiye kugaruzwa ubugwaneza, mbega bakatwigisha iyo procedure, bakatwigisha iyo nzira nziza, kuko ubumenyi nabwo burafasha. Reka mbabwire rero impamvu tuba tuje hano nko kuri Niko Biri TV, aho tuvuga ngo roho nziza itura mu mubiri muzima, aho batuyobereje, aho babayobereje. Ndagira ngo mbabwire ngo ahangaha abantu barabahutaza, ugasanga abantu bari kugaragura abantu. Nyirabayazana rero kuri Kabanda Julienne biri kuvugwa kuko ushobora kuba yaraturutse ku bintu bibiri, ngo ni igiterane gikomeye rutura, ngashobora kuba yarakoreshereje muri stade ya Arena, ariko
mu by'ukuri ahubwo nge nkaho nibaza byagenze bite kugira ngo ahamagaze igiterane kandi bizwi neza ko atari umuvugabutumwa ubifitiye uburenganzira. Ariko hari uburyo nyine banabikoramo uko byagenda kose, nababwiye bati buriya hari ukuntu baca mu cyanzu, ariko uko byagenda kose umwijima ushobora kuzinduka urumuri rwaseruka ugahunga. Ngo muri icyo giterane rero habayemo ibintu bitandukanye, ngo abantu barigaraguye, ngo ndetse ngo haje kubonekamo n'umuntu uvuga ngo ntigeze akandagira mu ishuri, ngo avuga kuko ariko ngo amaze iminsi ari kwandikira se, ngo hamwe n'amasengesho ngo yagiye asengerwa n'abo bantu bavuga kuko bakoresha ibiterane bavandimwe. Bateretse kutubeshya, ninde muntu hari abanyamakuru nakunze bari bari kubisesengura bari kuvuga bati ninde muntu wabasha kwandika ibaruwa akandika inyuguti atarakandagiye mu ishuri, umuntu mukuru noneho by'umwihariko n'abana birabagora. ngo ariko ngo hari uwatangiye ubuhamya muri icyo giterane cyabereye muri arena, byagaragaye nyine nk'ibintu by'ubufindo cyangwa ibintu byo hahinjarika abantu no gufatiranya abantu mu bitekerezo. umuntu araza aravuga bati ngewe uko mumbona uku nguku aho ngeze ku masengesho y'uyu muvugabutumwa, ati ubu nandikiye papa urupapuro ararusoma, ati ubu usigaye nandikira papa. Abantu rero birumvikana ko buriya noneho ubwo murumva ko ibintu byari byatangiye kononekara. ubwo abo bavugabutumwa batangiye gutesha agaciro amashuri, abo bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana batangiye kwambura navuga gusinziriza ibitekerezo by'abantu. Ejo bashobora no kuvuga bati twasengeye umuntu ahita agira impano yo kubaga, ejo bagatangira kubaga abantu mu nsengero. Ko niba umuntu atangiye kuvuga ngo ndi gusengera umuntu utarakandagiye ku ishuri, uyu munsi ngo akaba yatangiye kuvuga, biranoroshye kuvuga ati ngwino ngusengere uhite ube dogiteri, ujye hariya abadamu bibungenze cyangwa se abadamu bageze igihe cyo kwibaruka, ujye ubarambika hariya, nguha Imana iguhaye ubushobozi n'ububasha bwo kubashyiraho umushyo, ahasigaye bakabyara. Murumva ubwo butumwa bwo gupfobya bwo guhangara ubumenyi Imana yashyizeho. Ibi byose rega ubumenyi Imana yabushyizeho n'Imana. Nababwiye ngo rero naje gukusanya amakuru naje gukusanya nuko uyu mu Kabanda Mignone niwe ndimo ndavuga, nubwo bari gushaka kumuhuza, bari guhuza imitwe ya Kabanda ya Kabanda Julienne na Mignone, bakavuga bakagera ubwo bazana n'abagabo babo. Ibintu by'abagabo se baba badamu barabihuza bite? Nivuga butumwa mwaretse mu by'ukuri inshingano za buri umwe uwazubahirije akavugwa nyirazo. Abagabo babo nabo nabonye batangiye kubazanamo uko bafiyansanyije. Ibyo ngibyo ntaho bihuriye. Iyo turi kuvuga ubutumwa, reka mbabwire bene data, iyo turi kuvuga ubutumwa hari igihe dutanga ingero kubera icyigisho dufite kugira ngo tugire intego yacu dushaka kugeraho, tudashaka no guharabika umuntu rimwe na rimwe, ariko tugatanga n'urugero wenda tunamupromoting. Buriya Mignone ashobora kuba hari urugero nabonye bagumye bavugaho ngo ijambo none nimba ibintu yarabivuze ari kuri online, akavuga bati ngewe uriya mukobwa ntabwo numvishe ukuntu. Erega twese abantu benshi bashaka abantu batabyumva kimwe. Hari n'igihe n'umugabo n'umusore, umukobwa n'umusore bashaka bacyumva bagifitemo akantu, ariko bakavuga ati kazakemukira mu rugo. Ntabwo abantu basenga bashyingiranwa sampurusa bose bavuga bati kabisa twese twamaze kugera hashashe. Ubwo rero ababireba kuba umuntu yavuga bati ngewe buriya nubwo ibintu byaje kugenda neza atari ko sinabishyiraga amacenga, nta cyaha kiba kirimo. Hari abantu batangiye guhuza rero imvugo dukoresha rimwe na rimwe mu ivugabutumwa, ngo ni amagambo Mignone yakoresheje mu ivugabutumwa, ngavuga mugenzi. Ese ko numva nyine bari abagenzi ari n'urungano, ngira ngo uko ngira ngo baganira bari kutangana ku makuru mu ivugabutumwa, ntabwo byakagombye guca ibikuba. Mujya mwumva n'abatanga ubuhamya bavuga ko bamwe bari abajura, hari abatanga ubuhamya bavuga ko bari abasambanyi, hari abatanga ubuhamya bavuga ko bari abarozi, bari amabandi, Imana ikabahindura. Ninde se waba mubi kurusha Pawulo wicaga intumwa n'abahanuzi? Hari umuntu mwumvishije kuri ino si waba mubi kurusha Pawulo wishaga intumwa n'abantu? Hari abantu rero bari kushaka guhengeka ibi bintu. Reka turebe, n'umwijima watangiye kwirukanwa n'urumuri. Aba bantu narababwiye bati aba bantu banyura mu cyanzu,
aba bantu batangiriye ibintu mu kinyoma cyo kwigwizaho imitungo ya rubanda, cyane cyane abanyantege nkeya ku by'Imana. Aba bantu bashinga ibi bintu reka mbabwire, uyu rero ibyo bakoresha byose bagwisha ku rufaranga no ku bitangaza. Muzatinya abantu bavuga ibintu byose berekeza ku rufaranga kandi rubazaho rutajya kuri rubanda. Bavuga ngo ubanze ubahe ngo ubone ko nawe ubona, ngo banze ubahe babanze barye bahage, ngo noneho ngo nibasagura ngo nawe urabona. Abo bantu uzabitondera, bagenda mu mamodoka meza, bategeka uko abantu bagomba kwambara. Numvishije kuko ngira ngo muri icyo giterane birababaje kubona umuntu ufite diplome, umuntu ufite universitaire, umuntu w'umuganga, w'umudokiteri, umuntu w'umucamanza, umuntu w'umusirikare, ariko ujya hariya umuntu mu by'ukuri udafite na humanite, cyangwa se uyifite ariko udafite formation ihagije, ariko kugaragura hariya uri kwigaragura ngo wuzuye umwuka wera. Impamvu ya kabiri nabwo ngo hari igiterane cyakoreshejwe ariko cyari gisa ngaho kitubahirije amategeko cyangwa se cyakozwe mu nzira zitarizo. Amakuru nakusanyije rero, uyu mubyeyi ngo yashinze iki kintu kimeze ngo nka Minisiteri y'Ivugabutumwa, ariko amategeko aza kumugonga, ariko ngira ngo ashaka kuba pasiteri, abonye rero ngo adashaka kuba pasiteri, abonye ubupasiteri bidashoboka kubera amashuri asabwa, ubwo murumva neza kuko yahisemo ngo gushinga minisiteri yo itagombera amashuri y'iyobokamana. Ariko ngo iyo minisiteri nayo ngo yayishingiwe n'umugabo, ngo yayishingiwe n'umugabo. Uwo mugabo rero wayimushingiye ngo ni umupasiteri, we ngo unafite ngo idini risa n'iryemewe ngira ngo, ariko nabwo ngo iyo minisiteri banga kuyishinga mu idini ry'umugabo. Ubwo kwari kugira ngo bafate impande zose baze babe barukusanya. Reka mbabwire, ikintu nigitangirana ni amakuru nagiye nkurikira, ariko aba bantu nigeze kubavugaho muri 2023 kuri uru rubuga rwacu. Musubije amaso inyuma mukareba 2023, naravugaga bati nyabune leta nitera urumuri muri aya madini, muri ibi bintu bise ivugabutumwa, muri ibi bintu bise minisiteri. Nari navuze ati leta nitaba amaso, ndabona bagenzi banjye b'abapasiteri baragize ubwoba bwo kubavugaho. Ndavuga ngo leta nibe maso, imenye ibiri kubera mu nsengero, muri ibi bintu bise ngo ni ibyumba by'amasengesho cyangwa ngo ni muri za minisiteri, ngo naho abantu babohokera, naho abantu bamburirwa. Ahubwo aho abantu bise ko babohokera naho bahinze, ariko abantu bakabambura. Abandi ngo ni ugufashwa. Baba bafashwe iki? Gufashwa baba bafashwe iki? Umuntu gufashwa no kwigaragura hasi yambaye imyenda y'umwera, akigaragura, abamama, abapapa, abakobwa, urubyiruko bakisirimba ngo bafashijwe birabitambara baba bari kubahungira mu maso, niko gufashwa bene. Ubwo rero umubyeyi ngo yaze gufungura icyo kintu bita ngo ni Grace Room. Icyo kintu bita Grace Room rero murumva banagenda bagakoresha amagambo rimwe na rimwe abantu badasobanukiwe neza. Ubundi ibi bintu by'iyobokamana byakabaye byiza abantu bagiye babishyira mu rurimi abantu bumvikana neza. Amakuru rero bumva bivuga kuko ngo icyo kintu ngo cyajyaga gusengesha, ngo cyasengaga ngira ngo kuwa kabiri, ngo no kuwa kane, ngo kigasenga no ku cyumweru nimugoroba, ngo mu itorero ngo cyari cyarakodesheje ngo itorero cyakoreragamo, ngo itorero ryo ryemewe rifite inzu zemewe, ngo bita umushumba mwiza. Urumva ngo bari baranagiye rero ngo ahantu hari urufaranga, ngo ni ahantu bita Nyarutarama. Iyo turi kuganira hano kuri Nikobiri TV, ndi kubabwira bati burya umugezi w'isuri urisiba, ariko unahitana byinshi. Uwo mugezi w'isuri urisiba ariko wonona byinshi. Nimvuga ngo inyigisho z'aba bantu bari nk'inkote ya mujya abiri adasiga ubusa. Abantu benshi mumbwire nk'abantu babatijwe n'uwo muntu bita Kabanda, utari n'umupasiteri, utari n'umuvugabutumwa, wari warishingiye ikintu bita kimeze nk'umushinga utegamiye kuri leta, cyo bita NGO, non governmental project, cyangwa se organization, non governmental organization, cyo bita NGO, non governmental organization. Yari yarise ngo ni Grace Room, ariko ari ikintu cyo gufatiranya
abadasobanukiwe kugira ngo bagihundagazeho amafaranga, kandi bagakoresha uburyo bwose, bagakoresha ibintu bavuga ngo n'ubitangaza n'ugutabara n'ukubohora, bakamamara mbega nk'abakinnyi b'amafilimi. Ariko ubundi erega ibintu bakagombye kubitana. Umuntu afite impano yo kuvuga, yo kuba figa mu bantu, ukaba uri umuntu rwose uzi ko ufitiye uvuga cyane, ushobora no gushinga televiziyo ugakorera ibyo bikorwa byawe kuri televiziyo, aho kugira ngo ugende ukusanya abantu, ube ukusanya abantu bubikeho ibiganza byawe cyangwa se bubikeho ibitekerezo byawe, ubambuze amagambo kubera kuko nyine bo badabasha gushyikira cyangwa no gusobanukirwa na filozofi yawe. Uyu rero ngo yaragiye ashyiraho icyo kintu kimeze nk'umushinga utegamiye kuri leta cyangwa se umushinga wo gufasha imbabare, ariko ntabwo wari umushinga wo gufasha imbabare, ahubwo wari umushinga wo gukusanya amafaranga. Ntabwo wambwira ngo kuko ibiterane nkabira, urumva igiterane cyabereye muri arena n'ubusheka arena ngira ngo kuyikodesha ni amafaranga atubutse, birumvikana. None se amafaranga yakuraga he? Kandi nta kandi kazi ka leta agira, ayo mafaranga ava muri rubanda. Ayabakuramo gute rero? Kwa kundi kubereka kuko ibitangaza bigiye kuba. Zana, numara kuzana nawe urabona kubona. Ariko ntabwo ariko bimeze, hariya ntabwo ari ugushora. Buriya rero mu by'ukuri uko Grace Room ya Kabanda Julienne yatangiye mu kinyoma, ni nako iri gusoreza mu kinyoma. Kubera kuko ngo yaje no kugira gutya ngo ahamagaza imbaga y'abantu yaguye. Abantu benshi arahamagara ajya kubatiriza kuri pisine nini cyane, ariko nini arabatiza, ariko ngo muri uwo mubatizo naho abantu ibintu byarabashobeye. Abantu ngo baragaragurikaga, abantu bikubitaga hasi, ariko ikintu cyari kibabaje ngo abantu bavagamo bari kuvuga indimi zidasobanutse, abandi bari kuvuga, abandi bari kurwana n'amazi. Kibaza aba bantu bari kubatizwa ngo bagahita ko banuzura n'umwuka wera. Ariko ibi bintu bavuga ko ari ugufashwa nabyo dukwiye kuzajya aba bantu bavuga ko babatizwa ngo bagahita buzura n'umwuka wera. Bene data rero navuze ko ikiganiro kwa inama kuru nuzuzaga yeje. Ejo naribazaga se amasengesho yabari mu kaga? Oya, ahubwo abantu biyitiriye gukoresha amasengesho nibo bayashyize mu kaga. Ntabwo gusenga ari byo biri mu kaga, ahubwo abantu babyihishemo nibo bari gushyira umurimo w'Imana mu kaga. Iki kintu bita Grace Ministries, ingorane ihari bari kugihuza n'urundi rusenge n'ikindi nanone nacyo, ariko buriya abantu abari kotsa ikibyimba berekeze hose. Nyina ndi kuvuga ngo hari ahantu urumuri rugomba kumurika, rukamurika muri Zion Temple, bakareba ibiberayo, bakamurika hariya muri foundation, gira ngo ni foundation ministry, women foundation ministry, bakareba ibiberayo, kubera kuko ibiberayo bavuga neza kuko ari imishinga itegamiye inyungu, ariko ugasanga mu by'ukuri ni imishinga yegamiye inyungu. Ubwo rero abishinzwe gutera urumuri ndabararikira kugira ngo mukomeze mumurike. Kumurika rero nta kundi ni ukugira ngo umwijima uhunge. Bigenda bite kugira ngo umuntu avuge ngo ari gusengera abantu babe bari kwigaragura? Bigenda bite kugira ngo umuntu avuge ngo ari kubatiza abantu bave mu mazi bari kudohoka, bari kuvuza induru? Ese ntabwo baba barigishije imyifatire y'ukuntu abatizwa ari mu mazi? Bigenda bite? N'uwo mwuka bavuga ntabwo ushinzwe kutugenga, umuntu ni uwugenga. Bigenda bite kugira ngo umuntu abe abatizwa ameze nk'aho ari gukora intambara? Uyu Kabanda Julienne ngo yabatije abantu bimeze nk'aho ari urugamba rwabaye aho ngaho kuri pisine. Bari kuretse ko n'ubundi ahantu basigaye bajya no kubatiriza, wa mugani baba bavuga ubundi muri pisine niho hakwiye kujya kubatirizwa. Aho kuri pisine babavugirizaga induru, bagakoma kamo, bandi bakavamo bari gusambagurika, bari kurwana n'abari kubabatiza. Urinda ujya kurwana n'abakuba, ntabwo uba warigishijwe uburyo wifata uri mu mazi n'uburyo wifata uri kuyasohokamo, ndetse n'uburyo ugumya kwifata nyuma y'umubatizo. Gufata rero kuba rusakumba, ukapfa gufata abantu bose babonye abantu bari gusimbagurika mu nsengero bakumva kuko ariko ibintu bimera,
nibwo umuntu bamudubika mu mazi hasigaye agatangira agasara agasakura siterese zigahaguruka. Bamwe ngo babyise siterese. Hari umuntu twari turi kuganira mu mwanya arambwira ati burya ngo abantu bajya gusenga basigaye bafatwa nk'abarwayi siterese. Ngo hano mu Burayi ngo hari ibitabo byanditsemo ko abantu bajya gusenga ati buriya ari ibimenyetso ngo bya siterese. Ariko ababivuga ngira ngo bashingira ku myifatire y'abantu babona, ariko iyo myifatire ituruka kuba batarahuguwe, batarigishijwe ngo bamenye uko umukristo nyamukristo akwiye kwifata, yewe n'umuntu uyobowe n'umwuka w'Imana. Umuntu ufite uwo mwuka w'Imana, umuntu wuzuye umwuka w'Imana agira imyifatire agomba kuranga mu bantu. Ntabwo umuntu uri wuzuye umwuka w'Imana ari uwo gusaragurika n'uwo kurwana n'abantu bari kumubatiza. Ese ahubwo umuntu utangiye kurwanira mu mazi, muri gutekereza ko nava mu mazi biragenda bite? Uyu Kabanda rero yabatije abantu nabyo ibintu bimeze nk'agahumamunwa. Abantu bakava mu mazi bari kuvuza induru, abandi bari kugongera, abandi bari kwabira, abandi bari guhebeba, abandi bari gutera mbanda amazi. Ibyo byose ngo bikitirirwa umwuka wera. Reka rero iki kintu bita Grace Ministry cyangwa se ikintu bita Grace Room Ministry, iki kintu urumuri wateye itoroshi, uyu mwotso ntuhagararira ahangaha gusa, ukomereze n'ahandi hose, ukomereze n'ahandi hose. hari cyari ahantu hagifite ibibazo hakeneye gukandwa. uyu mwotso wakojejwe kuri Grace Room Ministry ntuhagararira ahangaha. muri make uru rumuri ruri kumurika ntiruhagararire gusa kuri Grace Room Ministry, rukomeza umwijima uracyari mwinshi ugose abantu bahejejwe mu henebere n'abashaka kubagira ingaruzwa muheto. Abantu bagizwe ingaruzwa muheto n'aba bintu biyisa bavuga butumwa. Aba bantu bagizwe ingaruzwa muheto n'abantu bavuga kuko ngo buzuye umwuka w'Imana. Bigenda bite kugira ngo umuntu bavuge ngo ari kubatizwa ari kurwana n'abamubatiza? Bigenda bite? Bakunze rero ba Nikobiri TV, ni amakuru n'abasesenguriraga mvuga ngo ariko umwotso ntuhagararira ahangaha gusa kuri Grace Room Ministry, ukomeze. Niba mukeneye kugira ngo mbarangire aho umwotso ukomereza, aho itoroshi rigomba gukomereza kumurika, mu by'ukuri hano ndahahora, mwandike muri komantere hano ko nzi neza kuko ni ingirakamaro kugira ngo tuzanzamure umurimo w'Imana muri iyi minsi ya none. Leta yabinagize neza, ndetse n'amareta hafi ya yose abanyafurika rega abagenzi twamaze ku biciro ry'imigani. Ibintu byose biraza tukabyakira uko biri tutabanje no kubigenzura. Reka mbashimire rero, nizere neza kuko amakuru nakusanyije yuko buriya ntabwo gusenga ariko gufite ikibazo, ahubwo abiyitirira gusenga nibo bafite ikibazo. Ntabwo gusenga ari byo bifite ikibazo, ahubwo abiyitirira gusenga nibo bafite ikibazo. Umwotso ukomereze n'ahandi. uyu mwotso wageze kuri Grace Room Ministry nukomereze no mu bindi bitongore cyangwa se mu yandi mashyirahamwe yiyitirira guhimbaza Imana kandi ari ukujujubya rubanda. Ndabashimiye rero, Imana ibahereza umugisha. Ni Reverend Pastor Habyarimana na Crete. Ntabwo nshyigikirana n'abantu bagumya kujujubya rubanda, bagumya gutuma abantu bifata nabi, bakifata uko bidakwiriye, biyorosha Bibiliya itwigisha ko roho nziza itura mu mubiri muzima, mu bwubahane. Iyi si yacu uko twayisaze ntazaba ariko tuzayisiga. kandi abanyafurika haba mu ivugabutumwa haba no mu iterambere ntabwo tugomba kugumya kuba insina ngufi kubera abantu bashaka gusa kugumya kutudindiza. Urumuri ni rwirukana umwijima, umwotso nutwika ikibyimba nibagikande. Imana bahereze rero umugisha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aho tuzagera hose Kristo azaba ari kumwe natwe kugera ku mpera y'isi. Imana bahereze umugisha.